kubera iki umuntu ashyingirwa hashira amezi 2 akabyara? Buriya biba bivuze iki? Haleluya, haleluya. Imana y'amahoro ishimwe, Imana y'amahoro himbazwe. Se umwami wacu Yesu Kristo, Uwiteka wabwiye Mose ngo nduwo ndiwe, ubabwire ko ndi Imana y'abasekuruza kandi ubabwire ko ndi Uwiteka. Turagushimira, turaguhimbaje ko wabanye natwe uyu munsi. Nyemera rero muri aka kanya k'ijambo ryawe, Mwuka Wera tuyobore kandi aduherekeze, atwerekeze aho ushaka ko twumva, mu izina rya Kristo Yesu, amen. Bakristo bavandimwe, bene data muri Kristo Yesu, aho muherereye hose ku mpera z'isi, ndabasuhuje ku migabane itandukanye. Ijambo tugiye gusangira rero ni ijambo ry'Imana rifite intego dusanga muri Zaburi ya 50 ibice 21. Intego iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Imana yo mu ijuru itugirire neza, idukure mu bitayinezeza, of course tuvuga, dukora, dutekereza, ndetse no mu byo twirirwamo byose bidatunganye. Imana yo mu ijuru itweze, idutunganye, amaraso ya Yesu Kristo atugaragareho. Kubera iki Uwiteka Nyiringabo, Imana ya Isirayeli, Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, Imana rurema, Imana yakuremye, Imana yandemye, ikarema umugabo, ikarema umugore, ishatse ko kutubwira ko ibyo dukora byose twihorera. Yesu ntarerura, eratwihorera, tukibwira ko rero duhwanye nawe rwose, ariko ngo azaduhana, abishyira imbere yacu, imbere y'amaso yacu uko bikurikirana. Bene data, ese aho ujya mu birori witwara ute? Ese muri bya byumba aho abantu batakubona witwara ute? Ese mu rugo iwawe witwara ute? Ese mu kazi kawe ka buri munsi witwara ute? Ese mu murimo w'Uwiteka Imana yagushinze, ubuhanuzi, kuririmba, kubwiriza, n'ubundi bushobozi Imana yagushyizemo, impano z'umwuka uzikoresha ute? Yesaya yari umuhanuzi, ariko ngo umunsi umwe yabonye ijuru ryarakingutse, ngabona intebe y'Imana, abona Imana, mbese areba mu ijuru, abona Imana, abona marayika. Aravuga ngo ndagowe, cyangwa se ishyano ringuyeho kuko ngewe umunyaminwa yanduye. Bivuze ngo ibyo tuvuga, wenda ibyo tubwiriza, ibyo duhanura, mbese aho Uwiteka aba birimo, Umwuka Wera babiherekeje. Rero ni muri uwo mujyo tugiye kuganiramo. Nyabuneka, hari uburyo nshaka kuvuga kandi Umwuka yanshyize ku mutima kugira ngo tuganire. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo. Na n'ubu ntabwo ndibaza ngo nisubize ikibazo kigira kiti kubera iki umuntu ashyingirwa hashira amezi 2 akabyara? Buriya biba bivuze iki? Ese ntibiba bivuze ko ubwo yashyingiwe atwite, kuko umwana avukira amezi 9? Nese umwana w'amezi 2 abaho? Muzashushanya abantu, muzashushanya itorero, ariko nako si n'itorero, kuko itorero rya Kristo abaryo ntibashushanya, bariri mu by'ukuri. Muzashushanya idini, ariko Imana ntabwo Imana ntabwo ishushanywa. Ibyo byose urabikora ikakwihorera, ariko ku munsi w'urupfu rwawe, wa munsi wawe wa nyuma, utari kumwe n'abakoshya, utari kumwe na papa na mama, utari kumwe n'umugore cyangwa umugabo, utari kumwe n'umuvandimwe nta n'inshuti, winjiye mu rupfu,
cya cyumba twiyamburiramo irikote cyangwa se ingando y'utw'umubiri, uzarebana n'Imana. Ibyo byose bizakunyura imbere. Ndi nkawe rero, ako kazi ninjiyemo ntanze ruswa y'igitsina even n'iy'amafaranga, nakagiriramo ubwoba, kuko ibyo warabikoze Imana ntiyaguhana ngo upfe, irakwihorera, ariko na n'ubu nturakihana. Muri kampani yawe utanga akazi wabanje gusambanya abana b'abakobwa cyangwa abasore, even n'abagabo cyangwa n'abagore. Nyamuneka ntibikwiye, ihane. Nibitaba bityo uzarimbuka, Gehinomu iragutegereje. Urukundo rwawe ni ruke rwose, wirirwa usebanya, usebya mwene so, si nawe gusa, usebya itorero, usebya umugore wawe, usebya umugabo wawe. Ibyo urabikora Uwiteka akakwihorera, ukibwira ko muhwanye, ariko uri kwirundaniriza umujinya w'inkazi w'Uwiteka uzarya abanzi b'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga muri Yesaya igice cya 1, avuga ngo nimuze tujye inama, naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku bikamera nk'umuhemba, ndabyoza bise na sheregi cyangwa ubwoya bw'intama bwera. Ngo nimwemera mukumvira, muzarya ku byiza byo mu gihugu. Ngo ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, ngo kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Ntabwo muri aka kanya nje kugutera ubwoba, ahubwo muri aka kanya nje kuguhamagara. Nibyo warasambanye, nibyo waribye, nibyo wakuyemo inda, ariko ndaje kukubwira ngo Uwiteka aragukunda. Nugarukira aha, ijambo ry'Imana wumvise rikagukora ku mutima, Umwuka Wera akakongorera, ukibuka ko hari amafaranga cyangwa imitungo wahishe umugore wawe mwasezeranye imbere y'amategeko n'Imana, ukaba ufite umugabo mwasezeranye ariko ukamuhisha imitungo, ukarekera ukayimuhisha, uvuga ngo nari narabikoze ariko mbabarira. Ukaba wihisha ukajya mu kabare, ukaba wihisha ukajya mu marogi gusambana. Ijambo ry'Imana riraguhamagira kugira ngo garukiraho, kuko ibyo urabikora, ukibwira ko Uwiteka ahwanye nawe, ariko ku munsi w'urupfu, ku munsi w'urubanza rwawe, Imana izabikugarura imbere kandi uzarimbuka rwose. Cyo ndagishoje, iyo niyo ntego. Warishyingiye, urumva wiha amahoro mu mutima, nturakihana. Washatse utwite, none nturakihana. Washatse waratanze avance y'ubusambanyi ngo kugira ngo unezeze uwo ukunda, fiance wawe, none nturakihana. Utegererejwe umujinya w'uburakari. Wakuyemo inda nyinshi, urakiha amahoro, none nturakihana. Utegererejwe umujinya w'uburakari. Uraroga, uraterekera, warangiza ukajya muri korari, warangiza ukajya mu rusengero, warangiza ukaba diakoni, mbese ukumva ufite amahoro. Utegererejwe umujinya w'inkazi n'uburakari bukomeye bw'Uwiteka. Nari nkubwiye, nari nguhanuriye, nari nguhamagaye, nari nkuburiye mu izina rya Kristo Yesu kugira ngo ugarukiraho. Ntugitanga amaturo n'icya 10. Ibyo urabikora se ukibwira ko Uwiteka ahwanye nawe? Ibyo byose bizakunyura imbere. Urasomana se ukibwira ko atari icyaha? Baragukorakora se ukibwira ko atari icyaha? Yewe, ibyo urabikora ukibwira ko uhwanye n'Uwiteka, ariko azabinyuza imbere yawe ku munsi wawe w'imperuka. Imana yaguhaye inzu, iguha imodoka, none nibyo wiri gusambaniramo. Imana yaguhaye amafaranga, wiri guyagura indaya cyangwa se uyakoresha ugambanira abantu. Ibyo urabikora ntupfe, Uwiteka akakwihorera, ariko utegererejwe umujinya w'inkazi, umujinya w'uburakari. Nari mvuganye nawe ngo Uwiteka kweze, Uwiteka gutunganye mu izina rya Yesu. Impanda iravuze, ndaguhamagaye, Uwiteka arakuburiye mu izina rya Kristo Yesu. Ihane, garukiraho, ihane, garukiraho.
Reka mvugane nawe ijambo riri mu Migani ibice 14 umurongo wa 12. Haranditse ngo hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo z'izo nzira nyine ni inzira z'urupfu. Imana dutabare. Hariho ibintu dukora twibwira ngo ntacyo bitwaye. Nese urambara ubusa ukagenda wirundarunda mu rusengero, ese ubwo impanda ivuze wazamuka? Mbese utobaguza umubiri, ushyiraho maherena, usiga inzara, utobora umukondo, utobora amazuru, wiboheraho imisatsi ku mutwe, mbese impanda ivuze wazamuka? Ibyo urabikora ukibwira ko uhwanye n'Uwiteka, ariko azabishyira imbere yawe ku munsi w'urubanza rwawe. Wamukererwa amateraniro, mbese ibintu byawe byose ntujye wama wica gahunda ugize ngo ibyo bintu ntibizakurimbuza? Ese waba wamubwira ubeshya, ufata amadeni ukayarya wishimye ukananirwa kuyishyura, ukanga kuyishyura ufite ubushobozi, ukamugira ngo ibyo bintu ntibizaguca imbere? Yewe reka nkubwire, reka mbabwire ikinyoma cyoroshye. Ushobora kubeshya umwana ngo uzamugurira bombo, bikarangira utayimuzaniye. Ese wari uzi ko icyo ari icyaha? Ese gusezeranya ibintu ntusohoze ntabwo uzi ko ari icyaha? Ibyo urabikora ukibwira ko Uwiteka ahwanye nawe, ariko ku munsi w'urubanza azabikunyuza imbere. Ese urakopera mu ishuri ukubaka ikibuga ukagira ngo si icyaha? Ku munsi w'urubanza bizakunyura imbere. None nturakihana? Ijwi ry'Imana rirakuburiye, ijwi ry'Imana riraguhamagaye. Mbese ujya gusenga ufite ibintu abapfumu baguhaye n'abarozi ukenyeye? Ibyo urabikora Uwiteka ntakwice, ntaguhishure, ariko ku munsi w'uburakari bw'Uwiteka, umunsi buzahishurirwa abanzi b'Imana, inkota izakurya. Nari nkubwiye ngo bijugunye, nari nkubwiye ngo ihane, nari nkubwiye ngo bireke. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana nanone dusanga mu Mubwiriza ibice 11 umurongo wa 9. Aravuze ngo wa musore we, ishimira ubusore bwawe n'umutima wawe ukunezeze mu minsi y'ubuto bwawe, kandi ujye mu nzira umutima wawe ushaka no mu mucyo wo mu maso yawe, ariko menya yuko ibyo byose bizatuma Imana igushyira mu rubanza. Ikintu cyose ukora, uburyo urya, uburyo uryama, uburyo ugenda, uburyo utekereza, uburyo ureba, mbese ibyo byose inezeze. Genda usinde, genda usambane, mbese igenza uko ushaka, ariko Uwiteka azagushyira mu rubanza. Erega si umusore gusa, nawe wa mukobwa we, nawe mubyeyi, nawe mugore, nawe mugabo, muyobozi, motari, shoferi, mucuruzi, mushumba, diyakoni, muhanuzi, mwarimu, munyeshuri, muhinzi, mworozi, n'abandi. Ibyo mukora byose Imana izabinyuza imbere yanyu ku munsi w'urubanza. Nakugira inama rero yo kumva iyi mpanda, yo kumva iyi mbuzi, yo kumva irihamagarwa, ugakiza ubugingo bwawe hakiri kare. Reka dusangire irindi jambo dusanga mu Mubwiriza ibice 12 umurongo wa 14. Haranditse ko ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu manza n'igihishwe cyose, ari icyiza cyangwa ikibi. Imana dutabare. Ibi ari igihe abantu bihisha abagore babo bakabaca inyuma, bakagira ngo ntabwo kuba batababonye Imana ntiyababonye. Imana irareba kandi ireba hose. Hari abantu baca inyuma abagabo babo, hari abasore ye batendeka, hari abakobwa batendeka, bakagira ngo kuba uwutendeka umubeshya atarakubonye Imana ntikubona. Ubu uri kubeshya umwuka wera. Mbese uribuka inkuru za Safira na Ananiya? Ayiwe, ibyo byose urabikora ukibwira ko Imana ihwanye nawe, ariko ku munsi w'urubanza Imana izabigucisha imbere. Ndashoje. Ubutumwa bwari bwanzanye, icyo narinje kubabwira, icyo Imana yampereje cyo kubabwira, ndagisoje.
Jyewe nagira ngo dusoreze kuri aya magambo, ariko Umwuka Wera akomeza akora umurimo muri mwe. Ubutumwa ntubwiherane, ubusangize n'abandi, kuko ni umurimo nawe uraba wamamaje umurimo w'Uwiteka, umurimo w'Imana. Reka dusoreze aha hantu. Nubwo bimeze bityo, nubwo dusa naho twumvise amagambo akarishye, haracyariho ibyiringiro, kuko Yesu Kristo aravuga ngo mu gitabo cy'ibyahishuwe, ni ibice bitatu, ni igitabo cy'ibyahishuwe ibice byaho bitatu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ibyahishuwe ibice bitatu kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 22. Haranditse ngo, dore mpagaze ku rugi ndakomanga. Umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjira iwe dusangire. 21. Unesha nzamuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na Data ku ntebe ye. Ufite ugutwi niyumva iby'Umwuka abwira amatorero, Imana yo mu ijuru ihimbazwa. Haracyariho ibyiringiro by'imbabazi. Yesu arahagaze ku rugi. Uyu munsi arakomanze ku mutima wawe. Uyu munsi aragira ngo nawe uyu munsi witekerezeho, usubize ubwenge ku gihe, uvuge ngo aho ngejeje njya mu byaha, reka mve mu irimbukiro. Uwiteka araguhamagaye, Uwiteka arakuburiye, va mu byo urimo, nyir'ijuru aguhe kongera kwishimira imbere ye. Imana iguha imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Hariho n'andi magambo dusanga muri Zaburi ya 50, umurongo wa 23. Haranditse ngo, untambira ishimwe wese abanyubahiriza, kandi utunganya ingeso ze nzamwereka agakiza k'Imana, Imana yo mu ijuru ishimwe. Haracyariho ibyiringiro. Imana izatwereka agakiza kayo. Agakiza kayo ni Kristo, ni we waje kudukiza. Kuzabana na Yesu ni iby'igiciro. Ubwo bivuze ngo rero haracyariho intebe y'imbabazi, haracyariho umwanya wo kwihana, haracyariho umwanya wo guhindukira, haracyariho umwanya wo kuva muri ayo macuho yose, haracyariho umwanya wo kuva mu irimbukiro. Kandi reka mbabwire, iminsi Imana yategetse Nowa kubaka inkuge, buriya nubwo mubona byamaze imyaka myinshi, imyaka irenga mu 100, I think, ni ikimenyetso cy'uko Imana ari inyembabazi. Yari itegereje ko abantu bihana, ko abantu bose bakizwa, ariko baranangira. Nawe uyu munsi Imana iraguhamagaye, va mu butinganyi, va mu busambanyi, va muri utwo ducokori twose, ujye aho Imana ikubona. Yesu akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo dusaba Imana imbabazi. Reka dusenge twinginge Jehova atugirire neza. Mana ishobora byose, birashoboka ko hari umuntu wumvise iri jambo. Iyi ni imbuzi wari utwoherereje. Turagushimye ko ubikoze, turagushimye ko uhamagaye mu mpande enye zose z'isi, iburasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru. Reka umuntu wese wumvise ubutumwa Mwami akagushikamizaho umutima, akaba agambiriye kukwizera, numubabarire umubohore mu izina rya Yesu Kristo. Babarira uyu muntu wakuyemo inda, babarira umuntu wagiye muri Onapo, uyu muntu mubabarire, ntabwo abizi, ariko amarira y'impinja yamakuramo.